niko kansiri ugejeje he nasurareba nyine ntuhabona iki ntabwo ari wateka ibise biriho kusuye umugore wa kandi bambwiye ngo amaje kururuka ku kibuga cy'indege nese kutarajya kumuzana abo kazumbwira kumuzana si wayobewe inzira nusiko batambwiye ngo ndaja kumuzana kuko biri kose hari umuntu wambwiye ngo azi hano kandi baraziranye niwe rero uramuzana ako manza nawe utamwiba kandi nawe aracahibukanye nusi ngandebera nusi ubwo birasha giheke ako sereka nkubwira igikwanga cyahiye gisha se ne kuyamena ngandebera ni impamo y'Imana ntabwo cyari cyasha nako kirashya nyine mana ya kandi ni impamo y'Imana nta byawe pe umugabo rahanga harananirwa kuza kumfasha ahubwo ari kuza nanjye ndabandeye yango ni umukobwa nusi ukoko urakomeza kwitwara nka binobe uguzi ngo biragenda gute ya ariko si ibintu ugiye kumutekera arabirya arabizi nta soni ngaragira ute arabizi ibi bintu uri kuvuga ati umutekere cyore ndaganika aho nganda reba ko uri buze nawe umeze gutyo nka kadahwema nusi ubundi iki gikwanga nico cyagakwiye kumanza mu nkono kugira gishekare nawe rega wagiye witindira mu kabari nta mazi ari hano kanzura naniranye cyawe ntambutswa igirwayo dore kandi aga masafura ga Virginia ngura haragira ipfumuka baragupfumura nkayo naniwe kugura yawe ujya gutira y'abandi kugira ute ubundi uri umugabo nyaba ndebera nk'ibintu ubundi se aga mazi sigari ko iri wagiure iri kote kanebera ni impamo umumanje ngo wenda ne wipfusha ubusa yo mazi nusi ko ava kure gari kote wakintu nino bisaba ngo bigiki akazu yasi wakubona washyashyanye man mwana wanje ngomba kumwitegura niwe Rwanda rwejo niwe mibereho zaje ariko mfite amatsiko yo kubona uwo mukobwa wawe watumyushya ikibazo shaho mfite yigeze kunyohereza miliyoni y'idolari wayasize ngo mvugurure mu rugo ubusa nasanga hameza ubwo arahinjira ntaga nkwereye hinjira si ndamusobanurira nawe aranyumva birakazu yasi yadawe irihe idawa kamanze nje kumusara hako wabaye ute warwaye inzoka uba wabaye iki umukabo mama yewe nasaga n'ibirayi ndabandeye iki kintu agiye guteka se arakikozaho numva ngo ni umuzungu Asuko weho kumeze kwifata nka kadahwema nimba yamaje kururuka ikibuga cy'indege ubwo zungu hasigaye iminota ingahe ubundi wagiye guca amakoma n'ibirere ngo uherayo ubundi wahuriyeyo nani ntabwo sozi ko ari ugutaratara aho ubwo ntuciye munsi na za ntuza amaze ndakwiyana kandi muteraga abantu mwa ngatambonye se wahinze zawe ngo
amafaranga yose umukobwa wakohereza ngo ugire icyo ukora ntuyinywe ko nakuzanye siko yambesha ikibanza yampaye he mwese niwe kigurishije ngo ako nawe ntushima usya mbese undebere nk'igizo mboga zirahira nka gutanga guhisha buretse ntanga guhisha subo congahore uwo mukobwa wamwohereje mu Buhinde ryari unazi ngo wamujyanye reka da nyine mu ntamba ya shikaramu turuguhunga twarahunze ubwo bampubiranyeyo n'umugore w'umuhinde sinzi ibyo bari baje mu bushakashatsi utambona gutya rero nkira agasore abakobwa bararwaye ibikanu ari wowe bareba hari n'abatanga nari umuhanzi icyo gihe kera nakinaga filime nitwa Bijiyobija rwari icyo gihe ubwo uwo mugore aragenda arankunda koko yari yaragusariye ubwo sinzi umuntu aduyi twari turi guhigana sinzi gerenade yahise isandari twese tuba twihishe mu mahema mu kwihishamo ubwo mugore mu gukebuka ako twari tuzi ko twapfuye mu gukebuka nsanga ndi kumwe n'uwo mugore w'umuzungu how are you no ati mufayini why are you here nati because of gerenade nico rero mpfumbata ataturika ikindi kikatujanana aba yangundiye sinzi ukuntu haturitse ikindi gisasu mu guturika ubwo tuba twicomekanyamo mu buryo bwo kwihishanyanamo tuba duhitiye ko ruba ruhanye nkoyoyo ubwo nza kumenya amakuru ko yatwaye inda yabyaye ngo yarabyaye ako yasubiye he iwabo ubwo rero niyo mpamvu ubwo ejo bundi nibwo bambwiye bati mbese umwana wawe wabyaye mu Buhinde uramuzi ngo ashaka kuza kugusura ese ninde waguhaga ayo makuru ibyo ntibikureba kora ibyawe de agiye kuza ugomba kumufata neza ukamenya ngo ni umwana wemera umubere ikinyina kandi nta gihe wenda azamara inaha ni nko kuza gusura se nicyo gihe nari mfite imodoka zigera mu 9 hari hafi ngo mbe perezida wa Hongo Kongo wowe imodoka 9 waraziye nimpagararira kiriya kiyaga ikerendera n'insambaza zose zabaga muri raki kivu ninjye wari perezida unsambaza ugira ute ubu ubazi ngo naraminanutse mfite indege narakize komebereye kuzasanga bana ya gira yadagwa ngahure tirwa vuba rero n'ubu harunde igaraba menshi gira vuba gira nk'ubu tumbitse amabinga mu biki wagira vuba uhirwa duhishirize rimwe mwese ninde uri buhishe mbe mama dore have se wita amazi mu mbavu nawe ngo ubwo ukoze isuku rero bake ubwo ukoze isuku nta kuntu pereza kuntu ndebera kunyaho umuntu gusa mama ko nari nzi igihindi icyo gihe ntibugana na nyina uko nacibagiwe so gusanze atarya umuntu ngo ndabona ndeba ko icyo kintu umukobwa wagikoza mu kanwa ariko nasi iyo hijya mu Buhindi nta migati baryaga nase wo n'umugati ujya kumukorera cyane ubugati ariko gira weyo hanye ndaje ndebe ko abikoza mu kanwa gusigire maka igikoma mama ariko si igikoma ciki dore ibyuma byawe
ubu nimba yageze ku kibuga c'indege koko ntabanza se akiyakira hamwe n'abazungu bene wabo ariko se araza wenyine ra urantaza n'abazungu bene wabo nanjye ubwo nibyo ndi kwibaza rero none baza ari igitero barara he aya mafaranga ngo wubake umunsi rero turarara hanze nje nawe uraburiye urararaho none urarara he hariko ye wakimugiye kuraza umuzungu gendare hanze bya bishogoshogo rero iyo ushakira uno uturere se umuzungu arara kubireba cyane wazanye matora nka kwirukana iyo wacanye ntago yari matora ngo iki yeah tareba ko ibyo birere yazi dore rero ntabwo avuga ikinyarwanda akigera aho uzibe magambo gawe cyo turengana ndakubwira mbavuze ngo agiye kugusuhuza wani wese umwana ya rahira ko atari wizanye zakabaze murere gitorose uburuka singasanze nta kitaranashye sidefu zawe se inde gigwa vuba ese ndi wowe wagiye kwicara mu kabari wansize ahangiye nyine buri kimwe cyose ninjye kireba wambabarira weka kumbigisha amagambo menshi wakora ibyawe kuko ndi mu byanje gusa wowe uhirwa singutangiye guhisha sinkubu mwibindimo ubu wabuze ikintu wabuteretseho ngo ibyibanze bibe birava mu nzira nagongera gutereka hose ngo niteke niko kansiri karanga nizere ko ibintu byose byatunganye hasigaye ikintu kimwe gusa nibyo bitarashye ipantaro inyuma imeze ite none ubundi uri gukenyera uti hindukira hano turebe gasa yarambwe ngo sina nayanduye undi wari kuyimbuza ndikona nawe yararangiye have nyine wiyica nabona umurihi nshyashya nta nayo ufite ega mari kugira umwana wanje mbavuye mu Buhindi yaguhaye yose nose ufunze gute ntukuhe zina ibintu byarangiye reba yankoni yawe ugenda ujya kumure ariko mbara neza ndamureba sibiki ubusi ntibenda kuza nose reba kuntu umeze uragenda wisebye imbere y'uko nabajije ngo basiraga kuri mapu ngo bari kureba icerekezo abaha mwiriwe biji mukomere bazaniye umuzungu usanze kwibarabara iyi ni karibu dad yowe komera mwana wanje how are you how are you nanaraye mukomere hi dad hello ngo iyero ni wabo bavugaga amayero nike amakuru ki ni meza cyane uruwahe weho je ndo hariya kwa Gasana haraba ni weho umuyoboye urakoze sha yewe urakoze ugize neza kanze sha umaze urya mu mutsima kuri kwimana murakoze sawa murakoze cyane yego
we ni gute wakuze urangana? Why you give me him money? Demaruka ndi guhombanya nyoko. Ayi wowe. Nuko wavuyemo. Why did you give him money? Eh? Why did you give him money? Umutsima. Ngiri ibyo cy'abazungu banigenda. So that kimwururuko. Bona gutari igihwinini. Numva amaduke umbwira. Yeah. I wasn't missing you. I missed you. Yewe reka ibyo tubireke. Reka tuguha agatebe. Muzane kagatebe keza kintuza. Ubwo ni kare. Ugiburiye he? Iri he? Mana yaje. Reka njya kukazana. Irebe ubwo wayitije kwa Kanyande. Iraho ngaho yizane. Ndi. Ubwo arashobora kugitara we. Ntebe ya Kinyarwanda. Y'umuco gwiwacu. Ichari. That's it. Ichari. Yo we. Ayiwe. Ni wowe. Ariko uko wiganjiremo nyoko. Nyoko muhuje imisaya. Kuko turi muri yehojehoje mwiryohema mu buhungiro. Naramwitegereje mu rukerera mbona muno mu ruguhuza. Hey papa cyaboro. Meso nene. Ndi boro. Me, I don't understand what you say. Nta rusenda ruhari. Umva murebere. Ibi hari none ko rutaraboneka. Haguruka nyine wakira umukobwa. Ewe we. Reka tumwakire cyane. Yewe gira vuba wakira. Gera. Izo mboga sizahiye. Ngandebe. Gira kwa vuba. Wigira ikibazo. Yewe. Oya humura. Umva woga pawe ndebera isiniye. Nena nandi maze nkaraba intoki. Abantu bavuye hanze nabo kwakizwa isuku. Kana twe isuku buri ibagari ingenzi. Ewe we. Amakuru ganyoko nakuwi wanje. Yewe. Papa. Me, I don't understand what you say. Kuba ko nta rusenda. Yewe. Ay namazi rero. Aya namazi giwacu. Nasiye niyo sini. Tani sini kahure n'amacenya. Nebi sini uzana. Why do you fight? Tengure nzana amasahani abiri. You fight. You fight with her? Nta fantasy hari. Ariko umuntu arareba ukuntu yayibona. Chawe, unahorega ni kwibaza bukoko nzakubona nte. Urukiryi rwanje. Rebe zo mboga zawe ngo zimeze zite. Sibyo? Ibyo bintu byo kugaburira umuzungu harabi. Jamabuye. Tabirya. Ewe we. Umutsima gwiwacu. Na meza. Izo mboga uracazitahura? Ko abaye unyitondesha. Kamera witagura. Ese ubundi urabona ibyo bintu ari bubishobora? Aragerageza. Waba se bajyage. Wamuhaye imboga. Yewe no gutamira. What? Kwitaguza. Uratamira umutsima urinde muzu tuboga. Rero, kanya nkwereke. Noneho, batutamira tuboga ukarinde muzu. Ujya kuntwikira umwana ukarindagira, uyu mbwako biri kwatsa guca. Niyo si iki ni igitambamboga kitazi kwihoreza. Muretse bihore.